Zari Hassan yatunguwe n'umugabo we Shakibu ku munsi wabakundanye. Umwe mu bantu bashobora kuba bazwiho urukundo, ni umwe mu bagore bashobora kuba bazwiho kwitabwaho cyangwa se kwita no ku mugabo. Reka twongere tubashime kandi tukomeze no kubifuriza ibihe byiza, mukomeze kugenda murushaho kuryoherwa na bimwe mu biganiro mugezwaho na AD Group. Murabizi ko mbakunda cyane, amazina ni Junior Kevin, udahwema kubagezaho entertainment ndetse n'amakuru agiye atandukanye, analyse zigiye zitandukanye ku byamamare bigiye bitandukanye, ku bikorwa bigiye bitandukanye, ibyamamare byakoze hose tubagererayo tukabamenyera ikiri gukorwa, ikiri kuvugwa. Yeah. Iyi ni inkuru rero ikomeye cyane kandi ishimishije. Zari Hassan yatunguwe n'umugabo we Shakibu ku munsi wabakundanye. Kuri uyu munsi wabakundanye rero umushabitsikazi Zari Hassan uzwi cyane nka Zari the Boss Lady yatunguwe n'umugabo we Shakibu Rutaya, amusanga mu biro bye amuzaniye impano ihamya urukundo rwabo. Uyu ni Zari Hassan uri mu gihugu cya Uganda, umwe mu byamamare bigiye bitandukanye twagiye tumenya kuri social media, tukamumenya nka Zari the Boss Lady. Uyu rero yabaye atungurwa, isi yamuguyeho, ubukunzi yamuguyeho, amugwanaho n'ibintu byaho, urukundo rwose arangije arumumenaho, ararumutwikiriza. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Byari byifashe bite rero? Ngiye koma nukurira byicwa byari bimeze, murabizi ko ntacyo nyatsiga inyuma, ndavuga umunwa. Narababwiye ngo umuntu uzadutunga. Mukabiseka. Ni mu gihe rero ibyamamare bitandukanye bikomeye byari biri kugenda bihabwa amagambo meza cyane. Mu gihe ibyamamare bitandukanye bikomeye guterana imitoma ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi wa Saint Valentin, bamwe bakanerekana impano zitandukanye bahawe n'abakunzi babo. Icyampamarikazi rero cyo mu karere Zari Hassan nawe yerekanye ko uyu munsi yifashe mu rugo rwe n'umugabo we Rutaya. Yerekanye ko byifashe mu rugo n'umugabo we Rutaya. Yeah my God, ni ibintu byari byiza cyane mani, nakifuza nanjye ko byazangirirwa. Ariko se sheri uba hehe? Zari Hassan wigeze kukanyuzaho rero bigatinda n'umuhanzi Diamond Platinum bakanabyarana abana babiri. Ibyabo bikaba byararangiye kuri Saint Valentin ya 2018. Saint Valentin y'uyu mwaka rero yongeye guhira Zari ubwo yahabwaga impano nziza cyane yakataraboneka n'umugabo we. Zari rero ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Zari ni umwe mu bantu bashobora kuba bazwiho urukundo, ni umwe mu bagore bashobora kuba bazwiho kwitabwaho cyangwa se kwita no ku mugabo. Ubwe Zari ni umuntu ushobora gukunda umuntu kabisa, nawe ukabibona ko yamukunze, kuko iyo yagukunze arakwiyegurira wese, ukabasha kuryoherwa, ukabasha kumva umunyenga w'urukundo. Wa munyenga rero ukagutera kumva nawe ugomba kugira urwo rukundo ndetse ukanamwitaho. Nuko nguko uyu mugore Zari yitereye. Ni umugore mwiza cyane, ngira ngo mu mafoto muri kuyabona kuntu yaraberewe ameze neza. Zari yatunguwe n'umugabo rero ku munsi wa Saint Valentin. Mu mashusho Zari the Boss Lady yashyize ku rubuga rwe rwa Snapchat yeretse abamukurikirana ibyishimo yagize ubwo umugabo we Shakibu yamutunguraga ku kazi amuzaniye impano irimo indabo z'iroza, n'indabyo nziza cyane zitukura hamwe n'igipupe kinini cyane. Murabibona mu mafoto cyane. Uyu mugabo yateguye. Namwe mujye mutegura, abagabo mufatiriho isomo, twiga isomo ryo gutegurira abakunzi, twiga isomo ryo gushimisha umugore man. Sibyo? Ntago ndamugira ariko nzamugira. Nanjye basore ndabeka mbabwire, nimutiga ibi bintu mw'abantu mwe ntago muzakunda. Shimisha umugore wawe, umwiteho, umwereke ko ari umwamikazi w'umutima wawe, umwereke buri kimwe cyose. Mu mafoto murimo muragenda mubibona rero kuntu byari ibintu byagatangaza. Shakibu yahaye Zari the Boss Lady indabo n'igipupe kinini kuri Saint Valentin. Yakira impano Zari yagize ati urakoze rukundo rwanjye, wazi igihe n'ukuri kw'Imana, my godness, urakoze kuma iki gipupe nzajya nkipfumbata udahari. Yongeyeho kandi ko nawe amufitiye impano yamuteganirije iri mu rugo rwawe, kandi ko yizeye ko iri bumunyure. My goodness, aba bantu ngiye ndi gusoma izi nkuru mba numva nishimye.
mba numva nabyibushye nta kintu wazumbwira, mba numva nanjye nahise njya mu rukundo. Niba mba nakunze kuri kodinga, nabanza ngenda banakundanye no kuri kodinga. Yes, murabizi rero ni ibintu biba bishimishije, cyangwa se nawe byagushimisha. Ngira ngo amafoto kuri kureba ni ibintu byari byiza cyane wakifuje kubibona. Uyu munyamideli rero yishimiye impano yahawe n'umugabo we. Zari Hassan rero w'abana batanu, akaba afite imyaka 43, na Shakibu Rutaya w'imyaka 31 bizihije umunsi wahariwe abakundanye, mu gihe badasiba kunengwa na benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ariko se kubera iki? Kubera iki munenga abantu? Murabanenga mushaka iki? Ibi bintu ntago ari byo mani, ntago ari byo kabisa. Bagaya buri gihe muhora muvuga ngo ikinyuranyo cy'imyaka. Imyaka ni imibare mani. Imyaka ntago ari urukundo. Imyaka ni imibare umuntu yashyize haravuga ngo imyaka iyi n'iyi. Ariko urukundo ni urukundo mani. Urukundo ni ibyiyumvo by'umutima. Ntago rero twagakwiye kugenda tuvuga my goodness, ibi bintu reka ntimukaje mubivuga. Ntago ibi ngibi rwose mujye munacicika, mureke kuvuga ibintu by'imyaka. Yes, icyo kintu nicyo. Zari niba yarakunze umuntu, cyangwa se niba umuntu yarakunze Zari, kubera iki? Kubera iki? Why not batakundana? Namwe abantu mujye mugerageza mwiyumvisha aka kantu. Imyaka tuyigenderaho kugira ngo dukunde. Kuba Zari yarakunze agakunda uno muhungu, murumva ari ikibazo gikomeye. Ngiye nta kibazo mbibonamo. Kuko Zari ngende iyo mubonye mpita mbona rwose mu ishusho nziza cyane, nkamubona nk'aho ari nk'umukobwa, bitewe n'ukuntu uyu ni umwe mu bagore bafite amafaranga, witaho umeze neza. Nanjye namukunda, sibyo? Nanjye namukunda Zari Hassan. Rero bishimiye uwo munsi w'abakundanye, bakomeza kugenda berekana urukundo rwabo. Ni ibintu byari byiza cyane, ni ibintu byari bishimishije mw'abantu mwe. Ndacyakomeza kugenda mbaza ingaragu, mwebwe mwicayeho muri mu biki? Yes, murabizi ndabakunda cyane. Kora like, subscribe ndetse na comment, turushaho kubana mu biganiro bya